Urabona ko Imana yakugiriye neza rero iguhaye matera. Ubuvugizi Vanessa Insipa yagusabiye dore urabubonye. Nadindi na matera ni nziza cyane uri kubibona gute? Nziza. Nziza. Ni nziza byatari ku rwego rukomeye. Iyi matera urabona imeze ite? Imeze neza. Urumva wishimye umeze neza ko nta byishimo ufite. Imana iturikije igitangaza gikomeye ikabiguhaye matera. Uretse sinabivugaga bakandwanya muri comment ibiki byose. Rero reka mubwire sinyira comment. Ikintu nakubwira ntuzite kuri comment. Ntuzanazirebeho. Cyane rwose. Kuko zira comment nizo zidukomeretsa bakongera ibikomere twagize. Comment nizo zidukomeretsa zikongera ibikomere twagize. Ntabwo nyibireba bya comment mbirebamo ibikize. Nagize ibikomere wabwira umuntu byibura gutera inkunga kugira ngo nubwo namuzi ariko Imana imuha umugisha cyane n'abandi bagenda bagufasha n'abandi ubuzima busanzwe bwa cyane rwose ariko nkabivuga ngo nsaka indi ya kabiri mwese mwagize umugisha kwicana ya tuza gushima Imana tukongera tukavuga nimero zanyu bongere babaremere yaba iyawe ingano ute vuga ngo nanjye bandemeye matera rero utingiyiho biraresha ariko ifite umubyimba ujye hejuru urumva umubyimba uri hejuru cyane nayimenye ni matera utahina ngo bikunde iri mu bihumbi ijana na urumva rero ndashimira Imana ko iyo matera ari nziza shimira n'umama wayimaye uri mu gihugu cyo hanze ndagushimiye cyane wayimereye kuri Vanessa Insipa rwose Imana igumugisha uri inshuti nkunda kandi uri umumama wanjye ndakubaka ndagukunda ndetse mbifurije umwaka mushya muhire terura tujyane no matera Arudindi urabona Imana itaramugereye neza umuzimu yarashiririye kwa Nyarudindiri urabona ko Nyarudindiri rwose Imana yamuhaye matera Imana yamugiriye neza kuvuga ngo Nyarudindiri rero Nyarudindi zamuka mu mabuye gutya se irinjiramo ni gutya ngaho ngwino tarura ko kinyuma ese ko muri ufite n'ubundi matera nyinshi Nyarudindi uzi ko wagira ngo hano mu nzu harimo amamatera menshi cyane oya irajyamo terura aho hasi irajyamo uvuga ngo Nyarudindi afite matera nyinshi ku rwego rukomeye wongera uyitambike kwa kundi niko Nyarudindi izi matera zose kumbura harimo n'indi uzazikoresha zose ndabona afiteho n'indi rutingiye ahubwo yashakaga iy'abashyitsi amaye nka nyir'ingabo bya biryo bya Nyarudindi nari mbiguyemo murabimenye bya biryo byawe si ubwo nari mbimenye da ariko sinabimenya imigozi yanjye murayiturikije yagezemo matera aka nawe uri kugira hubi oya ntabwo ari hubi ahubwo ibyo uraza kubitunganya twagiye umwami icara mbanze nkwereke umusumari wanashingutse oya bareke urabitunganya twagiye bubisize aho ngaho icara ahubwo icara tubaze dusenga Imana dushimira Imana dusabira umugisha mu diaspora dusaba umugisha Imana yo kabyara hamwe n'abakobwa wowe wagushyira irimo indodo zigiye Uwiteka dore n'amasafuriya yarayabonye urumva ko Imana yakoze imirimo n'ibitangaza dore kandi niyandi hanze kuri gazi utuye ngo niyandi yo kunuza ariko Nyarudindi ngo bari barakuzana ibisafuriya bishaje byatubaguritse oya ni ndozi to cingize se nabi uri kuvuga cyagihe bya bindi cyagihe nizo bari batiyanya kuri terenite nibyo bari batire kuri terenite rero nzi ko ari amasafuriya ya nyabyo nkumbi ko bari bateguye guhera kuri terenite ibyagize bakayabasubiza baje barakubeshya ngo bazana n'iyapfumutse bazanye n'iyapfumutse
bari bamaze kuzita urumva ko ibyo ngibyo ngo umuceri bari bagaburiye abakiriya bari none niko mujye mureba muri kuvuga ngo wowe ikintu gihari dore murabona ko nyede ndimana mugiye neza amasafuriya imifuniko kigaza ndatatu ariko uriya mucurwa na kurabura uryo kawumara uyu muceri uvanze n'ibirayi kawumara nureba se niko narindi rukugira yego nyinga Imana ikomeye genda Guki? Bira biryo kabimara. Kabirya nyine. Yego nyine gabareka tukisengera Imana. Inama ndayegura Imana yageze neza irakoze. Kundikira isafuriya. Kira safuriya y'ibiryo. Ndabirya nyine. Nese nyarudindi Imana iramutse ikubwiye ngo ndashaka ko wimuka hano hantu ugende utura. Natagiye mu nzu yanjye se byo byakunda. Akanatagiye mu nzu yanjye wapi? None se ubu tuvugana uracyafite za shingano zo gushaka uri zakunda iso zo gushaka mu diaspora w'umuzungu. Umuzungu n'imbu diaspora biratandukanye. Uracari kuri ya gahunda gushaka umuzungu cyane rwose nta gwikuka. Isezerano ntabwo rirahinduka. Rakarakara none. Ngapfuka amaze dusenga Imana tuyihamagare tuyishimire dusabire umugisha. Dusabire isezerano wampaye nzarigumaho mwami umunsi nageze iwawe nzahora ngushimira isezerano wampaye nzarigumaho mwami umunsi nageze iwawe nzabigushimira. Dushimiye Imana ariko ariyo kwizerwa ni Imana ikomeye ni Imana y'imbabazi sibyo. Iyi Imana ivuze ikintu iragikora n'igikoze iragisohoza. Urumva ko urabona ko Imana ikoze ibintu bikomeye. Hari umuririmbyi umwe wavuze ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane ni ijambo ry'Imana ryatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ngo ahubwo ahawe ubugingo buhoraho. Dushima Imana ko Nyarudini nubwo afite icyiza cyo gushaka umudiaspora ngo nako ngo ni umuzungu sibyo, ariko Nyarudini ujya wemera ko hano igihe Satani ajya twongorera kandi ari Satani twongorera Imana ivuze isezerano ndihagazeho ni Imana yakuye ko uzashaka umuzungu. Ubu se Satani ntabwo yakongorera. Okay. Ndabizi. Muririmbyi umwe yaravuze ngo nzamuye kwizera kwanjye Mana ndakwinginze nunyumvira ubusa uyu munsi unyibuke nkuko wibutse Hana. Nzamuye ibyifuzo byanjye byose ndakwinginze niwanyumvira ubusa yo uyu munsi unyibuke nkuko wibutse Hana. Umuririmbyi yavuze ngo hari umunsi uzabyuka mu gitondo ugasanga igitangaza pelatostide minimum ngo cinjiye mu marembo iwawe. Ubu ngo nibi ni ibitangaza Imana ikoze. Ibyo Imana ikora rero biradutangaza. Imana ntabwo imeze nk'abantu. Abantu baravuze ngo uzatunga ibisafuriya bipfubaguritse bakwatwa ibisafuriya Imana guhamasa. Reto zangone ma. Zangone ya. Abantu kagweme comment. Iki si igitangaza cy'Imana cyane. Abantu bamwe baraza gusura abandi bakarinda hagiye ikintu agira cyo kumarira. Tukaza ndatatu manini. Turashima Imana ko Imana ikora imirimo. Wakakanyura kuryama kuri matera ebyiri nshyashya zigerekeranye. Mu gihe bamwe baraga mu bigunda. Dusubije amaso inyuma niko Bibiliya ivuga. Tuzi ko tutazabyara, dusubije amaso inyuma. Tuzi ko tutazaba muri Amerika, dusubije amaso inyuma. Tuzi ko tutazashaka. Natoragwa mu myaka. Repera seketala zangolema tarazini nini fozo bi enima tando ni drive. Imana ifashe ibyari bikwikoreye irabituye bigiye ahubwo ugiye byari bikwikoreye ugiye kubyikorera mu izina rya Yesu. Amen. Kikala sati enima tostidi mini foza ngo ni drive. Ubu ngo amasafuriya mavi Imana yaguhaye ntuzabura icyo kubatekeramo. Oya ntabwo uzabura ibyo kwakira abashyitsi. Oya nje kugukomeza ntabwo nje kukunegura nk'abasanzwe bakunegura. Ntabwo nje kukuvuga nk'uko abandi basanzwe bakuvuga nabi. Urubyiringiro by'Imana uri umunyamugisha uri umuntu udasanzwe. Niyo mpamvu dushimiye Imana, dushimiye aba diaspora, dushimiye abantu bagufashije ari waguhaye inzu yo kubamo. Imana imuhe umugisha cyane. Stidi minifo Imana imuhe umugisha na mama rubasha. Imana imuhe umugisha ari waguhaye inkweto Imana imuhe umugisha ari waguhaye imyenda Imana imuhe umugisha ari waguhaye isafuriya Imana imuhe umugisha ari waguhaye ibasi Imana imuhe umugisha cyane. Ubu ni ngo twatuye na gaze muri iyi nzu mu izina rya Yesu.
gaze kwicanisha gaze yego nzagira koko 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 kare kagura 25 wumva se biroroshye kukaguha mu izina rya Yesu ukagura n'amavuta yako mu izina rya Yesu ukagira n'amavuta I received in the name of Jesus Christ Baba I received I worship in the name of Jesus Jesus Kalaste akiri imbaraga z'Imana hari ibintu bigiye gukunda ku buzima bwa Nyarudindiri turagushimira Imana nziza turagushimira Imana y'amahoro turagushimira Imana ivuga bikaba tuguhaye icubahiro nta wundi ukwiye gusengwa nta wundi ukwiye gupfukamirwa nta wundi wo gushimirwa omene tala zangone mandara baya siri birifo natu ubuzima kuri Nyarudindiri musoroye mu bigerageza arimo musoroye mu bibazo ari gucamo ndamwinjiza muri Kanani yawe ndamwinjiza mu masezerano nirukanye uburemba ku buzima bwe ibituma tarengora ibituma adashaka ibituma adatera imbere izo nyatsi zose izo karande nizikurwe ku buzima bwe turagushimiye ko umuhaye koze Yesu turagushimiye ko umugiriye neza kandi uzama n'ibindi turagushimiye ko umutabaye kandi uzama n'inzu yanjye telasi enima tostidi minifo zango winidra ndaturubuze umugisha ndirukana abadayimoni b'Iburasirazuba ku buzima bwe abi Burengerazuba aba mu majyepfo aba mu majyaruguru abi kasi na hehe abo bazimu bose turabakubita hasi turatura imbaraga z'Imana turatura gukora kw'Imana Nyarudindiri nagire favor nagire icubahiro niyongera tumbagire inyenyeri niyongere yaka bari mu Rwanda babimenye yaka bari mu mahanga babimenye yaka bari muri Arizona babimenye yaka bari mu Burayi babimenye mu izina rya Yesu dusabiye umugisha wa diaspora abanguriye matera uwanguriye matera musabiye umugisha Yesu umugisha umugire neza uwanguriye Nyarudindiri yambere akagura kabiri umugisha umugire neza uwakoze buri kimwe cyose ku buzima bwacu akoze Yesu bamugisha tutubaye mu ijuru subizaho bakuje ijambo kandi umwami tubasaba kandi batabakoresha mwami baracyama mwami ari ibindi ababuze amafaranga nibayabone ababuze uko wabuze ubwenegihugu nibabubone ababuze uko bagenda mu mahanga nibakinde mu izina rya Yesu Kristo ndaturimba Pita la si enima toste de mini foza ngo bunita oui Hirita we de beni foza ngo bunidra imando bunidra mu izina rya Yesu riya shakita laba topela sangonema watuye umugisha wa kubana bawe twatumugisha ku bana bawe dusaba umugisha wa diaspora abari mu mahanga abari mu Bufaransa abari muri Plan abari muri Kentucky abari muri Amerika abari muri Toronto abari muri Texas abari muri New York abari Beneto Pela Sini Minifo dusaba umugisha no cano nije mu bubasha nizamurwe n'amaraso yawe mu izina rya Yesu Kristo abakunzi bose abadukurikirana kuri amasheni cyane Vanessa Inspire umugisha mu izina rya Yesu kandi mwami Yesu Kristo ijambo rya rivuga ngo nimuguma muri Kristo Yesu amagambo yawe akaguma muri twebwe tugusaba icyo dushaka tuzakibona urakoze Yesu turasenze Nyarudindiri mu izina rya Yesu Kristo arongore nk'abandi b'umugabo ave mu buzima bwo kwipfundikanya ave mu buzima bwo kurya igisafuriya cy'ibiryo wenyine ave mu Tikolato Peter Stidi Minifo urakoze Uwiteka hindura amateka y'ubuzima bwe murwanyire mu izina rya Yesu twakoze ibyiza nitwashyikira ubwiza bwawe ariko kubw'amaraso y'umwana wa Yesu Kristo uhora utubabarira turacumura tugategeza tugacumura tukanyira tugacumura ariko turagushimye kuri Imana y'imbabazi twongeye kugaruka imbere y'ubwiza bwawe nitwiteye ku magambo y'abantu ahubwo twiteye ku byo wavuganye natwe twizeye ku byo wadusezeranyije mu izina rya Yesu Kristo abarwayi badukurikiye nibakire umunsi mu ijuru nibakira ishiya ziturutse mu ijuru uyu mwaka n'umwaka w'umugisha ku bantu bawe uyu mwaka ngwino uhembura abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo ijambo rye rivuga ngo babandi bategeza ko ari bupfakenyutse cyangwa cimbitse garika amaze umwanya munini bakibutegereje babona naco baye abifuza ko twamwara nibasebe abifuza ko ba diaspora baseba nibaseba aribo mu izina rya Yesu Kristo ndubaka inyenyeri ku buzima bwawe hari ikintu Imana imubwiye Peter Stidi Mini Fotando Nidra Imana irambye ngo umuntu wese warambuye ikiganza atanga kubw'uyu muvandimwe Imana imuhaye umugisha Imana irambye ngo umuntu wese warambuye ikiganza akagira icyakora yaba ari mu Rwanda yaba ari mu mahanga yaba ari mu bihugu by'abaturanyi Imana imuhaye umugisha yubatse inzu ikomeye ku buzima bw'uyu muntu ejo hazaza muri Kristo Yesu muri wowe hagiye kuboneka hari ibintu Imana ikoze abantu bagiye gutangara iyo cyarira ndumva nanarushye ngewe ariko ndashimira Imana ko ari ivuga amagambo nako abantu bavuga ibigambo Imana ikavuga ijambo
hari indirimbo yawe njya nkunda ijya imfasha cyane ijya ivuga ngo mwene data mwubahe Imana muyiringe ntacyo tuzayiburana. Ndagira ngo turirimbire abantu ako karirimbo gatoya tubabwire ko Imana ntacyo tuzayiburana. Bene data mwubahe Imana muyiringire ntacyo muzayiburana. Intambara n'ibige egezo muhure nabyo ije kubarwanirira. Bene data mwubahe Imana muyiringire ntacyo muzayiburana. Intambara n'ibige egezo muhure nabyo ije kubarwanirira. Irakomeye Imana yacu irakomeye iteye ubwoba imirimo idukorera iratangaje iratangaje. Karagaciye mujye kuri akaryoshye nigahora hehe mwitama. Ngo rero dushimiye Imana, duhaye Imana n'umwana wayo n'umwuka wera ikaze na karibu mwebwe mudahema gukurikirana Vanessa Inspire. Tubahaye karibu ndetse n'ikaze ni channel yanyu, ni channel yacu. Twagira ngo tubabwire ngo uyu munsi none twateye intambwe tujya gusura umuvandimwe Nyarudindi. Ni ubwa mbere ngeze hano, ariko mu by'ukuri mu kuhagera njyewe ntabwo nje kumunegura, ahubwo nje gushimira Imana ibyo yakoze. Urabona ko niba umuntu yahamagaye Vanessa Inspire ngo ati jya gusura Nyarudindi, hari ikintu cyakoretse byakozwe kandi bikorwa biciye n'ubuvugizi bwawe. Vanessa Inspire mbere ya byose mbaje gusabira umugisha. Mani gumugisha, uri umunyamakuru utagira ishyari, uri umunyamakuru umwana mwiza. Ngira ngo abandi bashobora kuba babikora ariko bakavuga ati tutitaye ku Nyarudindi nta telefone afite, atatubeshyuza, tutamubaza, reka tugire gutya. Ndavuga ati reka tugire gutya tumubeshye cyangwa se tunayamuriye. Ariko buriya Bibiliya iravuga ngo gira neza wigendere neza uzasanga he Nyarudindi imbere. Kuvuga ngo gira neza ukabisanga imbere. To bose baravuze ngo kubita utababarira. Ndagira ngo Imana igira ibintu dukubitira uyu mwaka. Ndi mu masengesho, tugiye kujya mu masengesho, ndayeherera umunsi wa none. Ngiye gutangira amasengesho y'iminsi 3. Ntarya ntanywa, ari na masengesho yo gusenga nsabira aba diaspora umugisha, kuko n'abantu nabonye ko bambereye ababyeyi. Nk'umuntu w'imfubyi nka Noheri utagira papa utagira mama, wirwanaho wipapa ki mama, nanjye na papa ngira na mama ngira. Urumva ko rero aya na amasengesho gusabira Imana umugisha ko hari ababyeyi yagize gute yaduhaye. Dusabira ababyeyi umugisha kandi Imana ikagira gute igakomeza igahabwa icubahiro. Ko nabonye hari abantu bareba ibiganiro ntibabirangize. Yego, ndashaka kugira ngo bongere baba blessing mbasabira umugisha. Amen. Noheri ugiye kuvuga nimero yawe n'amazina yawe bagufashirizeho na Nyarudindi rahita avugiye n'amazina yawe. No kuvuga ngo nimero yanjye ngewe ni 0780 52 90 80. 0780 52 90 80. Amazina ni Noheri Hakizimana. Nk'umuntu uri hanze abanza iba no kuri WhatsApp, nk'umuntu uri hanze abanza akamenyetso ko guteranya. 250 uri hanze. Yego. Umuntu mumufashe rwose mu muhindurira ubuzima kandi tubashimira. Nyarudindi nimero zawe bagufasha. 0789 4 2 4 1 6 Amazina ni Dusengimana za Batista. Nongeye nzisubiremo. 0789 9 4 2 4 1 6 Amazina ni Dusengimana za Batista. 0789 9 4 2 4 1 6 Amazina ni Dusengimana za Batista. N'umufuka w'amakara. Ugiye ukubita ukabanza ukabijajanga mu byo bisigaye. Icyo nabwo Imana ibamugitse cyane kandi isubiza aho bavanye. Kandi hari n'abandi nizeye hari n'abandi nizeye bagikomeza rwose. Urumva rero Nyarudindi Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Harimo abantu biyemera bavanga ngo sinakicira kwa Nyarudindi sinahanywera amazi. Ahubwo rero reka mbabwire ntabwo bazabona bagakatse uko hameze. Hamwe Vitali yagusanze umunyamakuru w'Impemburo TV. Ese we byagenze gutera? Ko naherutse nayo bagusura bakagufasha. Uko nyine n'umwuga barayimize. Abazabura inca nyine. Umwuga barayimize nyine. Imana bibabarira.
uko sishure hari abagiye bambesa ngo mwemereye amatora imyaka ibaye yose ntabwo njyewe mpita nyikuraho njyamo paka yikuyeho kubera icyo utayikuraho icyo utayikuraho oya wagakoresha ishashi ukajya uryama kuri matera oya yikuraho n'iyi ngiyi yikuyeho ejo bundi igenda yikuraho iyi se mu kwa gatanu se nyigera hano Yesu ubwo uryamye ntago inyerera unyerera nyine kuvurera zikanyera cy'amashuka akanyerera nkayanyururutsa nkayigeza yijya ari cyo ukaryama ku ishashi se oya ndonde nkasasa oya uzagikureho oya ntabwo mpita nyikura njyewe n'iyi ngiyi irangiza kuva ejo bundi ntabwo mpita nyikuraho niyo mpamvu ikiri nshyashya igenda itanyukaho gato gato singira ishasha ntabwo yari niyo yishwanye kugira ngo iveho ikindi kiri hejuru yawe se ni iki kihorere bizajya bituma munkunda bizajya bituma munkunda bagukunda ngo nyine siki none ni imiti se siki giye gutuma muza kundeba se n'umase kirimo ibiki kirimo irihe banga ibanga nyine ni njye n'uwiteka tubiziranyeho ajya mu izina rya Yesu ndetse izina rya Yesu mu izina rya Yesu iki rudimbi ujya mu bapfumu njye hose gishika imana yampaye ubwiza iki gishashi kirimo iki iyo ngewe rero ndetse igishashi gituma abantu bagukunda ngo nyine harimo imitsindo ese uba ugeze hano harimo imitsindo ntabwo uba ugeze hano nyine none reba uko urahageze mu izina rya Yesu niba bihari ntibinkurikirane ese navugana nayo niyo ko hari ibanga ryanjye nayo se ese ko yamugutumye ntakubwire namubwiye umubishari ikirimo se yarabipinze yarabipinze uri umubwiye ngo ukize njye singasubiramo Imana iramutse ikuguraniye ntiguhe umuzungu ikaguha umunyarwanda ntiwamwemera ntibanyirukaho se undi ntabwo bamfashe ku ngufu ibigore byaho hirya nyarubanda harimo gufasha ku ngufu ni ibiki ariko mwebwe ntabwo nzatatira isezerano najyanye n'uwiteka ariko se uwiteka wowe isezerano ridataha buriya isezerano nubwo ryamara imyaka igihumbi ko ibyo hano byasohoye wowe waretse kuguma ngira ngo tugana no ku musozi ntiturambirane ariko icyo navuga cyo dushimiye Imana ko ikora imirimo yayo ikayisohoza ndabishya se Vanessa reka dusabire umugisha nyine abantu icyambere nuko twageze kwa Nyarudindiri narayinyweye nyine ndanywa waba utayifunguye ukayinywa se ese iki gikaba igihari imara iki se ni amakuru ni uwuhe ni Nyarudindi mumbabarira ese ntushaka no kuvuga ndajya kumena ibanga ese kutakiza gukura amafaranga kuri cano hamwe dukora kumba ndi kumwe na Manase se hariya hirya kuri interineti ese wagiye uza n'ahandi nyine dukorana banzovu n'abandi bose akarakata byararangiye nta mpamvu kujya gumaza banoberaho maze kwisobanukirwa barazana amasafuriya yapfumagutse batiyaho kuri interineti gusa wari ukunoberaho kurenza umuntu nashimira niyaka umuceri we yarawumaye icyo gihe yaguhaye umuceri cyane rwose ibiro bingahe yari ikiro kimwe n'inusu yakadisi Imana imuha umugisha Imana imuha umugisha rwose nakatagize nawe n'uwo umuntu we wawumuzaniye nawe yawudasa nyine awiba umugore we ntiyamenya nyine
aranyemera n'umugore we. Wagiye sinakujyanyeyo bakagutekera igikoma. Nacu nyweye. None tubwire imishinga yawe muri uyu mwaka. Bampa amafaranga nsohora indirimbo yayindi y'igiswahili. Narindi gatangiye kwandika ku Arabizi yose cyerekana basi. Biga twahuraga mu nsengero dusenga. None suretse gusohora indirimbo ikindi kugeraho ni. Uyu mwaka inzozi zawe ni iki? Wayibonye wahora guri. Nyine inuza. Ibyo kuri. Umufuka w'umuceri n'umufuka w'amakara aho ngaho. Nzatangira kuyatekeraho mvuga ati mfite umufuka w'amakara n'umufuka w'umuceri. Ayahe nimara kugura ndatandatu atatu nyene amace atatu amasafuriya nuse nangahe uzi bisafuriya nari mfite Kacyiru bari bisafuriya bigera muri 10 nangahe sabagenda bayanya kuko nabaga mu Kinani abasinzi bayajyana mu nyuma nizere kuzayasubiza indubaho yakuye wayatoraguye bamagara babandi bahoma bayatware bayagire ibiraka bye iyihe Ngani ndi kuvuga ngo nzagunsigaye izindi shaka. Ubone so makana. Oya. Maka bango mpaka. Nayo maka. Oya andani. None umufuniko ngushimye. Oya. Gusabira umugisha. Ndi kwirema mu buzima. Kandi naje ndi gutangira ubuzima. Ningo nyine. Ni mu mukama. Kandi nzaguse. Oya kandi nabo bababwiye ko niyingiye nayo. Aho mwemerere nawe safuriya. Igenda gukiragera rega. Fungura umugisha wawe. Oya. Yego mwami. Hari abantu bagukinishije bagushikisha amasafuriya atari. Weho nawe bazongere banshukisha. Nose Nyarudindi wemera ko iyo umuntu atanze nawe haba. Yingo nyine. None we kuki utakemera? Nta kintu ndageraho. Sinavuze ko ningera ku kintu nisi yiwanje nzafasha abababaye. Oya nabaretse nabitonze ariko ndatwara kangaka. Oya urakoze Nyarudindi. Oya akangaka nzajya ngatekamo inuza akangaka ngatekamo umuceri akangatekamo agatoki ka gatogo akangatekamo isosi y'ibishimbo. Izira sheshatu ushaka zizatekamo. Nzitekamo ibishimbo. Oya izizi zizasubira iyo zaturutse. Ibyo ni ngombwa. Imana yarabimbwiye mbere ko wabonye isafuriya ukabanza kuzitekamo kabatetse muri iri. Kuki watetse muri ayo mukara? Ndashaka ko ngusabira umugisha kandi abizi ko abantu bangira banakubwiye ko abantu bangira batajya bankoza isura. Sinabikubwiye ibyo bintu sinabivugira umunsi wa mbere yinjiramo. Muri kubona impinduka? Bigenda biza. Bura bigenda bihinduka gace gace. Uzampamagara umbwira ko amasafuriya atandatu yaboneka. Wumvise? Aya yandi tukagira gute? Tukasubiza aho yavuye. Cyane nje mfite ahantu nzayese. Ubundi ushaka kwirukana Nyabingi mu buzima bwawe genda ibonye mara kubonayo. Biranahita mbifata nkajugunya. Buretse aho gatoya. Uba witoye. Ese kuki wabonye izingizi? Uburetse guteka muri oya uburetse byihorera ndazitekeraho ngiye gusa byewe byihorera. Bira biryo birimo hari uze kubicurana bishyira mu isafuriya nziza bira bisafuro bibi. Ninshusha ntago yahita bishyiramo yako Nyarudindi. Arashaka banza agira amasafuriya atandatu. Abona atekere mu isafuriya nziza. Abona mpamagare kandi nongera kuza hano ntabwo ufatamo n'umuntu. Umuntu wanditse muri comment aravuga ibi bintu Nyarudindi ejo azaza kuri kamera gusa. Ndarahita amusubiza ngo uyu munyamakuru nta muntu wigeze akora nta muntu wagukoreye. Nta muntu n'umwe yigeze ugukorera ibi. Aya Nyarudindi bamutwara muri kategori zabanzavu n'abayaka. Se wumva? Kandi nzapfa ndindagira ngo nacyo ndageraho nkapfa. Hari umuntu wabimbwiye. Nanone Nyarudindi. Avuga ati njye mfite isezerano we. Njye mfite isezerano cyangwa Imana we. Abantu batari baza ntabwo ibyanjye bizapfapfana ngo birabyo banje. Bagomba no kumenya. Wetse ko Imana mu ijuru igenda ishyiramo abantu imiyaga. Rugira akagenda ashyiramo imiyaga.
nubwo abo ngabo bagenda avuga ngo ba Irene ngo bazabura ishya ba Brazil ngo baramuriye, ariko nawe hari icyo bamumariye. Cyambere bamuhaye kumenyekana. Ntago Vanessa Inspire akaba yicaye hano utazwe. Kintu tuje tucyemera. Reka nkubwire sibyo ngewe nubwo bakuriye nubwo bamwe bagize gute ariko icyo gihe baramugiye barakuremeye. Umva naze gusenga Imana. Bizamuka banagwa bike ushoboye. Nasenze Imana. Iratsanga yambwa ati mwana wanjye nibyo pe kujya si bibi. Naga ari icyasi bibi ahubwo ikibi cyaho nuko bakwibaje burundu bakuzugunya ahandi bagusanze abariho banagusa. Nta muntu wakwibagiwe. Buryo umuntu utuma ahora kuri platform kugira ngo abantu mukunde. Uzakora ibyiza uzare kutazemerwa. Nambara inkweto ntahengewe. Akandi kazi ngiye kujyamo. Mbese Imana iki? Hanze aduherekeze tugende tuganiraho gace. Baherekeje. Ngo mbaze Imana irera. Wana tuzimanira. Tuzimanira. Gene kiragera. Ese ku buryo nta n'amafaranga ufite kurimo mu buryo utagwa. Oya wapi? Abe natanu. Hako banzo uri gisambo. Oya nago ndi umunyamugisha ngewe. Ni umunyamugisha ariko ndabona kugira ngo ujye wacu. Buri kintu niki kugira ngo uzajye wacu. Nuko uzajya utanga urumva? Nuko abantu bazajya baguha nawe ukatanga. Akaboko gatanga. Imigisha yawe iri guhagarara. Cyane. Na makuru muzi buri Imana niyo ibizi byanjye byose. Oya. None se wayabwirwa n'icyo utayabwiwe n'ijuru? Uyu ni ubizi neza. Ese ijuru niryo ryakubwiye ko nzaza hano nkagukorera ubuvugizi. Mbere yuko nzaha Imana yari yarakubwiye ko hari umunyamakuru witwa Vanessa uzazana. Imana yambwiye ngo izazana abanyamakuru b'umumaro ba gospel. None se ko ni ba gospel bakugira umumaro baje cyane Vanessa. Vanessa. Gospel nyine. Reka tugende rero. Rero buri twicare tushoze ikiganiro. Kandi twagishoje. Oya. Twagisoza tugenda nta kintu. Niba byiza. Funga amadirishya uduherekeze. Twagisoza tugenda twebwe. Ubona ko yarudindire rero rwose ari kugenda atera imbere. Naramubwiye ngo nirongorere umukobwa aranga. Dore ahubwo n'ukwirirwa ibiryo bye birya zino nkoko. Ese uyu mukobwa yakwemereye. Yarabyemeye ngewe umukobwa yari abinyemereye dore imboga duherutse guhinga zagize. Ubona ko zimeze neza n'imboga zishimishije. Noneho ya safuriya nshyashya izajya yuzura imboga. Hariya yarahafunze ngo inkwavu zitazajya zirya imboga ze. Inkwavu? Hariya haturukaga mu rukwavu burango yararufungiye kandi azi ko rwanyuramo hariya. Rwa rukwavu rumeze rute? Ntabwo wabonye ikiganiro hariya rukwavu mu kiganiro ntabwo wabibonye. Rwa rukwavu rw'inyagasozi se cyangwa ari urusanzwe? Ni urusanzwe z'abaturage hariya. Urukwavu rusanzwe ntabwo ngo. Rwariye imboga arasara aravuga ati zindiriye imboga. Kandi ziriya nkoko ureba nazo ziraza zikirira ibiryo mu nzu ye. Ubundi ikikubwira ko umuntu azaba umukire nuko n'ibisimba babigomba kurya. Reka genda. Kinga neza badatwara iyo matora n'iyo telefone. Nta muntu wamwe bahari. Wakinze? Neza. Nta muntu wamwe.